ino scene igitangira ndateza cyamunara buri bitungo numva filime uburyo ivuga uraza kumva muri mu ma écouteurs abiri gutya havuga kamwe ntago twose tuvuga ayo turabona ntago twose tuvuga havuga kamwe ibi bivuze ko ijwi bari gufata ni mono. Yes, nonje kuguha ikaze ukunda kandi ukurikira Igihe Top 5. Uyu munsi rero ndagarutse noneho tugiye kurebera hamwe filime iri hano hanze iri gukurikiranwa cyane yitwa ngo Single Daddy. Ni filime yitwa Single Daddy ne tugiye kurebera hamwe irimo amakosa bisa nkaho umuntu uri kubikora ameze nkaho ari kwishakisha. Eida akaba arimo arabikora kugira ngo improvinge kuko akenshi umenya ikintu ari uko kirimo. So ni byiza rero ko tumufasha kumwereka amakosa akora next akazabasha kuyakosora mu zindi episode n'izindi projet n'izindi filime azakora agakosoramo utuntu nk'utu ngutu tugiye dutandukanye nabonye muri filime zabo. So iyi filime yitwa Single Dad ica kuri eka tuanze tuyirebe ahantu inyura. Single Dad episode 1. Njyewe yanze amata njyewe nkuremo ibere ngiye ngo nonse umwana. Iyi filime ica kuri channel yitwa Single Dad episode 1 ica kuri channel yitwa The Pamela Production. Niho filime ica. Twagiye noneho turebere hamwe amakosa arimo nabyanditse dore ngaha. Turebere hamwe amakosa arimo nibagira umugisha wo kubibona bazabikosore. Nawe nibo bazi ino team yizi wabasharinga ino video noneho butaha bakazakosora tuno tuntu. Yes, turoroshye kandi utuntu dukosoreka. Eida yaba ibyo bakorera kuri tele babikosora nyine bari gushutinga, yaba ibyo bakosa bari kweditinga nabyo babikosora bigakunda. Buri kimwe cyose kirakunda. Nakubwiye ko amakosa dukora muri filime zacu na amakosa akosorwa bigakunda. Ntago ari ibintu biba byananiranye ahubwo hari igihe usanga ari ubunebwe n'iki. So twagiye filime igitangira from 000. Njyewe yanze amata njyewe nkuremo ibere uri kumva ngiye ngo nonse umwana. Umushyire ku munwa wakamwotsa. urumva ko iri kuvuga uramutse uyumvishe uze kujyaho link yayo ndayishyira muri comment noneho uze guklikinga kuri iyo link uze kumva ino scene igitangira. ndateza cyamunara buri bitungo Numva filime uburyo ivuga uraza kumva muri mu ma écouteurs abiri gutya havuga kamwe ntago twose tuvuga. ayo turabona Ntago twose tuvuga havuga kamwe. Ibi bivuze ko ijwi bari gufata ni mono. Ibyo bita mono muri production iyo bari gushutinga bari gufata ijwi rya mono noneho bagera muri editing ntibayihindure ngo bayigire stereo kugira ngo tuze kumva zose zivuga. Ahubwo bahise babirekera uko babifashe. So nufungura iyo link nashyizemo mo hasi uraza kuyumva ni wambara kutera urabyumva. Noneho iyo ukoresheje telefone kuko nubundi biri mono haba havuga speaker imwe ntago ubasha kumva ko kana. Ubyumva gusa iyo wambaye kuteri cyangwa se uri kuyumvira mu maspika abiri nibwo uhita wumva ko hari kuvuga imwe. turihanganira yo ngabo nitutabona ibyo ngibyo Sound yabo iri kuvugenda kuyumvira hano ni soundtrack kandi zakabaye zivuga zose. Ubutaha nzabereka noneho ukuntu babikosora bino bintu muri editing ku buryo ijwi riri mono rivugira ahantu hamwe ubihindura bikavuga byose. Nzabikwereka.
ni scene niko imeze, ni iryo kosa ririmo bazarikosore ubutaha. Kuba sound iri mono ivuga muri ekuteri imwe, ivuga ugutwi kumwe, ivuga speaker imwe, ni mono bazabihindure bayigire stereo mu zindi bazakora ubutaha. Tukiri hafi aho mu masegonda 45 film itangira, ndagira ngo urebe kano kantu. Byo kuba ari mono turabisoje, ahubwo reka turebe kano kantu mu masegonda 45. Urabona hano ndagira ngo urebe ya nkoni bafatisha mikro gutya, urayibona? Iyi ni mistake. Ubundi muri production, ndetse nongere nyisubize nyuma uyirebe fresh, noneho nyitware muri slow motion. Aha, ndagira ngo urebe ino nkoni ya boom ya sound bafata gutya hejuru. Rebe mu bitugu by'uyu mukobwa, wayibonye? Iyi ni mistake. Muri production zino za film birabujijwe kugaragaza muri frame, kugaragaza ibikoresho bifata amashusho n'ibindi byunganira mu ifatwa ry'amashusho. Harimo mikrofone, harimo amabumu, harimo imigozi y'amatara, harimo amatara nyirizina, harimo na kamera. Ibyo ntago byemewe kugaragara mu gihe urimo urakora filime. Bigaragara gusa igihe iyo filime ari byo ishingiyeho, cyangwa nabyo hari icyo biri gufasha, biri gukora muri iyo script. Mu gihe rero ari filime iri drama nk'izi, ntago byemewe kugaragaramo. So iyo ugaragajemo boomstick, iyo ugaragajemo light, iyo ugaragajemo kamera, iyo bari mistake ugomba gukosora. Twagiye nkuko wayibonye hano, kanongere nyikwereke ubundi tubone gukomeza. Wayibonye? Ese urebe. Wayibonye? Iki ubutaha nicyo bazagikosore. Twagiye ku munota wa 6 n'amasegonda 16. Hano bari kuganira, barimo baraganira. Ubonye kano kantu kuntu indi shusho yinjiyemo, nuvuga ngo bafashe take imwe, noneho bagezemo hagati bashaka gukatingamo ibintu, ako kuko ari imwe kubikatinga biranga, ahubwo barakatinga nino uhita ubona icyo bita jump cut. Jump cut rero ihitizamo, bahise bayihinduramo bashiramo aga transition, noneho birangira n'undi bigaragaye ariko ntago biri clear. Hano biroroshye ko ushaka gushyiramo akadetail kamwe nk'uko afashe intoki gutya, ukaza kuzifilima ukagatambikamo kugira ngo ujijishe, ntago biba bigaragara. Ariko iyo ukatinze gutya aba ari mistake. Katuranze tuyigire no mu bundi turebe. Urayibonye uburyo bayikase? Nago biri fair. Wetse urebe. Iyi ni mistake bazakosora ubutaha, bazabyiteho. Ubwo ikindi ni za sound ziri mono n'ubundi zikomeza kugenda zigarukamo. Turebe ku munota wa 11, turebe uburyo nakanotinze, ndebe ngo hari iki. 11 bashiramo view
ino view irimo hano nk'uko uri kubyumva, nta sound effect, nta soundtrack. Biragoye ko wafata ishusho hano mu mujyi nta kintu kirimo, nta soundtrack, nta sound effect, ntaki. Biragoye ko wafata video hariya mu mujyi icecetse gutya, ntago bibaho. So ndumva ari ibi bazabikosore, ubwo ubutaha twongere tubonane bimeze neza. Ba nyirabo mu bahe link babanze bari amakosa bakora. Ushaka kureba ibindi, ushaka kureba n'iyi filme wajya muri description. Kati